Icara neza. Gavuga akantu kamwe byo bigendera. Sibyo? Sibyo? Talha. Talha. Ndangije mfungura iyo kawa nyine ndayinywa njya gukina. Sene ya mbere ndayikinnye, iya kabiri, iya gatatu nicaye nangira kumva isereri, naba ndi kureba nkabona sindi kureba neza, nkabona ntago ndi kureba neza, ngavuga se ni ukubera ko maze igihe kinini ntambara amarinete, ndarushye. Sinabifataho umwanya, ndakomeza niterera story n'abandi kuko iyo sene ya gatatu yari irangiye. Twiterera story, tutera story, noneho mbona birakabije, nangira kumva imbeho, nangira kumva isereri n'isesemi. Eka ubugoryi nakoze bwa mbere rero. Gupfa bibaho, ngenda nabitinya kubera abantu tuba twarashyize ku isi niyo baduhereza impamvu cyane zo kubaho na famiye byose muri rusange, ariko ni byiza ko mu mutima muraho neza. Amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, kanizere ko mwese mumeze neza muri aya matariki 20 harya. Uyu munsi ni itariki 22. Umwaka ugiye kurangira, urabizi? Yego. Urabizi ko umwaka ugiye kurangira? Hari abantu mwabonye video yanjye ya kabiri ndi guteka amandazi ndi kumwe n'uwa muhungu wanjye wundi Mikael. Abantu benshi ati kubera iki umukunda cyane kuruta abandi bana, ntago ari byiza ibiki. Ntabwo ari kumukunda cyane kuruta abandi bana, ahubwo nuko uriya munsi ari we wari uri maso. Bituma rero azamo kuriya, mwabonye ko nawe atatinzemo, ariko abana banjye bose ndabakunda. Uyu munsi rero nabazaniye undi muhungu witwa Talha. We nta bintu byinshi agira byo kuvuga, ntago ameze nk'abandi nabwiraga ngo bite akavuga. Talha bite, afite na grippe, ntago we turi buze kumutindana cyane, uretse kuhanagura. Buretse reba hano, ngiye kubifata ku mbaraga. We afite na grippe, ntago ndi bumutindane cyane. Yitwa Talha, niwe wavutse ari uwa gatatu. Aritonda bya Tali. Mumbwire noneho we asa nande. Reka kuri kumfatira ipantaro. Uyu rero niwe wavutse ari uwa gatatu, yitwa Talha. Amazina yabo y'Ibinyarwanda yo ngiye kuyavuga byaba ubukwe, byazajya bibacanga bijya mugera n'abandi bana benshi mfite. Nubwo ndi kumwe na Talha, ariko hari n'abantu bari bambajije kuri video yanjye ya mbere mwabonye ya Mikael, abantu benshi bambajije ikintu nsiga abana banjye n'ibintu nyine bakoresha aho abana bakenera mu buzima bwa buri munsi. Uyu nguyu hano nibiza gukunda turabereka tumwegereye. Hari amavuta nabasize imbere, shara mwangiza hano gutya ku matama niho bitarashira, arabangiza cyane, bituma rero nyareka ngura Monster. Ubu niyo bisiga, aya ngaya niyo bisiga bose. Ku mavuta aho barahuje bisiga amavuta amwe. Dikotori bakoresha ku gisusu nayo ni imwe, ariko nasanze yashoze, nzayibereka ubutaha, cyangwa ninjya kuyigura bigakunda ndayishyiramo muyirebe. Kuri pampa rero bakoresha iyi ni Evi, ikoreshwa n'umukobwa. We ntabwo akoresha iyi Mami Love byaranze. Iyo yimwambitse amererwa nabi bya hatari. Akoresha Evi rero niyo yamuguye neza. Nibaze gutunga abana bangahe hari ibintu badahuje. Umukobwa afite umubiri ugoye bya hatari, ugoye ariko
kuko niyo ukunda kumuterura ugira udasa neza mu ntoki hari ibintu arwara ku mubiri. Muganga rero yambwiye ko ari nk'abantu baba bamukoraho basa nabi. Kuva umunsi rero yabimbwira twakajije ingamba hasi no hejuru. Ubu ngubu kumukoraho ni ukumukuraho ubizi neza ko usa neza. Niba udasa neza murekere hasi, niba ari no kurira bumuretse ubanza ugende ukarabe, kuko buriya kurwaza umwana biragora cyane. Rero ikintu nakundiye mu Stella narayibasize uyu kubera ikibazo yari afite hano byarashize, ahantu nyine ayo mavuta yari yamwangije hasigaye hano honyine, nabyo ntabwo bigikaze cyane. Mikayeli we mwabonye ko ntaribi. Impamvu mbivuzeho ndi kumwe na Tale hano ko ari we nyine watanga ubuhamya nubwo atavuga, ariko nyine niwe byabayeho. Ikindi izi renjete nizo bakoresha bene buno bwoko, ariko iyi ntago ari iyabo, iyi ngiyi ni iyanjye. Iyabo rero nabo turaza kubishyiraho neza murabire. Ikiza cy'izi renjete rero bibe ku ya mbere ibitose, kuko hari nagerageje renjete zose zishoboka, inyinshi narazikoresheje. Ujya gusanga izitose neza uba ugeze hasi, izindi zose ziba ziri hejuru ntabwo ziba zitose. Ariko icyiza cy'izi ngizi ni iya mbere ibitose. Ubwo abantu mwabuze renjete zitose nabagira inama yo gukoresha izi ngizi. Wase nka guhanagura, ndeba hano. Taleha 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 ndesa dore wari yakana se wari yubuke niki vuga. Abantu rero mushaka renjete zigize zitose mwagerageza izi ngizi kabisa. Iya mbere mu byumve ko ziba zitose. Sinzi abazikora ngo ni bande, ntabwo ndi kubamamariza. Hari ukuntu umuntu wenda iyo bamuhaye ikiraka cyo kwamamaza ibintu abivugira cyane cyane, ariko sinziranye na ba nyiri uruganda rwose wapi. Ni renjete nziza cyane, no ku muntu mukuru ngira ngo yazikoresha zikamugwa neza. Ku bantu bisiga makeup nabonye ari uko bakenera renjete cyane. No mutipe rero ko yakunda kuryama agaramye umusatsi hano inyuma yawumazeho nta n'umuntu umwogosha. Talha reba hano, reba hano. Bite 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 akira. Talha rero ubundi nk'ubu hari nk'abantu bamwegereye nka batatu atazi, kurya bibi yarira, atinya abantu. We na mushiki we batinya abantu kubi. Hagarara witese 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 witese. Abantu bavuga ngo gufata umwana ukamuterera hejuru ngo ntago ari byiza. Nimba hari abandi mubizi cyangwa muzi nyine ikitari cyiza mudusangize natwe tubimenye. Usibye ko ntagiye ntajya mbikora. Nigize kumva nyine abantu benshi babivugaho ko ngo biba atari byiza. Hari ababikora ngo bamara umwana ubwoba, hari abo numvishe bavuga ngo nyine kubikora umwana kurusha kumutera kwikanga cyane ugasanga mu mutwe ntago bigenze neza. Rero kwirinda biruta kwivuza, niyo mpamvu ngiye ntabikunda.
nta nubwo niyo mbonye umuntu ari kubikora ku mwana nyine ndamubwira numvishije ibintu atari byiza wabeka. Rero nimba hari abantu nyine mufite ikintu mubiziho cyane mutubwire. Atesa witesa vuga wabiciye cyane. Nabonye ko Talha nta n'ikintu na kimwe ari kutubwira. Talha vuga data ndetse turebe ikintu hitamo hano. Rekora uretse urafata iki nta kindi wenda n'ibindi. Ndetse turebe hano, reba hano Talha wowe guhita ufata ibintu bikwegereye wa muturage we. Byanze urafata iki vuga papa ivo papa abantu mwasi mwabonye Kami nuye nubwo Kami nta kintu yagiye avuze, ariko hari abantu nabo bifuzaga kumubona. Kami nuriya umukobwa wanjye w'imfura w'imyaka 6. Kami uyu munsi yafashe bilete, urabizi iko urabizi Kami ko yafashe bilete yatsinze. Uramugurira iki Talha? Uragurira iki Kami? Birashimisha kubona umwana wawe nyine abyuka akajya ku ishuri, noneho nyine ukajya ubona gake gake ibintu ari kwiga biri kujya mu mutwe. Ntabwo ajya ku ishuri ngo nyine bibe nko guta umwanya, bibe nyine ikintu ngo ube wavuga si umwana wanjye bizagenda bite, kuko hari igihe umwana ahera mu wa mbere akubita uwa nyuma, mu wa kabiri uwa nyuma, mu wa gatatu uwa nyuma, mu wa kane uwa nyuma, gutyo akagenda yibera uwa nyuma, kandi ugasanga nturi kumenya impamvu. Ushobora no kuba umushyiriraho na kurdiswana ariko ugasanga wapi byaranze. Bibaho. Rero ni byiza ko dusengera abana bacu buri munsi. Iri umwana agiye ku ishuri ukamuragiza Imana, ukanasaba Imana ko yasobanukirwa ibyo abagiyemo kandi bikagira icyo bimumarira. Apana kumva ko ngo umuhaye abarimu urekereye aho ngaho. Ntabwo ari byiza. Rero umubyeyi wese nkuko dutwita abana tugasaba Imana tuzaduhe guhura nabo amahoro tukababyara. Rero niba banageze ku isi tujye duhozaho isengesho, kuko niho haba hari urugamba rundi rukomeye. Ikindi reka mbatere story y'ukuntu nagiye gukina muri bamenye nahiza nkarwarirayo. Mwana we nagiye gukina maze iminsi ntari kurya neza. Mbwira abantu mutajya murya nyine bikwiriye, mwaza mukanywa ikawa. Nkunda ikawa. Ubwo mu minsi hashize nk'ibyumweru 2 mba ngiye gukina muri bamenye, hari kuwa 4 turakina. Ubwo nari navuye mu rugo nta kintu mfashe, ndi hafi yo kugera kuri tele ngura ikawa ndayinywa kugira ngo naza gusinzira, kuko ntabwo nari nanaryamye neza. Ndangije mfungura iyo kawa nyine ndayinywa, njya gukina.
sene ya mbere ndayikinnye, iya kabiri, iya gatatu nicaye nangira kumva isereri, naba ndi kureba nkabona sindi kureba neza, nkabona ntago ndi kureba neza, ngavuga se ni ukubera ko maze igihe kinini ntambara amarinete, ndarushye. Sinabifataho umwanya, ndakomeza niterera story n'abandi, kuko iyo sene ya gatatu yari irangiye, twiterera story tutera story. Noneho mbona birakabije, nangira kumva imbeho, nangira kumva isereri n'isesemi. Eka ubugoryi nakoze bwa mbere rero, dutumeho ji bite numaho ji bayizana ikonje, urumva mu nda nta kintu kirimo, ntago nagombaga kuhita nkubitamo ibintu bikonje, kubera gukunda nyine ikintu gikonje. Ubwo numvaga nta kuntu nanywa ji ishyushye, mba ndayinyweye, sinyinyweye noneho isesemi iranyica, numva nta kintu bitanze, mba nkubise n'amazi, isesemi none nyicira rimwe, nibyo nari nyweye mpita mbigarura. Niki ushaka kurira? Ekomana pori, dore akantu kawe, dore akandi, dore n'akandi. Ubwo ngubwo mba ndaryamye mu gihe nari negereje uburyo ndi buhite njya kwa muganga, kuko nahise numva bincanze, ndavuga ntabwo nataha, nubwo nakomeza kuryama hano, ngomba kuhita ngenda. Nshimira mani pawa wangejeje kwa muganga, kuko Mutabazi yari ari mu kazi, ariko n'ubundi byatumye ahita aza kundeba, duhuriramo hagati, kuko nari nagiye kumererwa nabi cyane. Ubwo tubona kugira ngo azave mu kazi nanone ansanga igikondo neza, byari bigoye. Ntabwo ati ugiye kuza natwe tuzi, ubwo turaza kuri telefone aho duhuriramo hagati naho ngaho. Nari nacitse imbaraga cyane, ari kugenda avugana na mani pawa. Inshuti zanjye mujye muhora mwiteguye ko gupfa nako kanya, kandi gupfa bibaho, ngenda nabitinya, kubera abantu tuba twarashyize ku isi nibo baduhereza impamvu cyane zo kubaho, na famiye byose muri rusange. Ariko ni byiza ko mu mutima wawe uhora wumva ukeye, ku buryo isaha n'isaha umunsi wawe wageze, wagenda mu mutima wawe uzi ko nta nyine umeze neza. Cika imbaraga, numva kuvuga wapi. Noneho nyine turagenda, ubwo bamenya isaha mani pawa imodoka aranjyana, turagenda tugera kwa muganga, asubirayo ko n'undi bagomba kuba bari gukina, ngumana na Mutabazi. Inshuti yanjye yitwa Nusura, ntago mbizi, mpora ngusabira ibyiza kuri Nyagasani, kuko ngewe nta n'ikintu sinavuga ngo nakwitaho nk'uko nyitaho ngo numve birahagije. Imana yaba ari izakumera, Imana igikumera ibyiza umunota ku wundi. Imana ikurinda abantu bakubabaza, Imana ikurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakubabaza, kuko Nusura ni umwana mwiza cyane. Inshuti, abantu nyine bamufite nk'inshuti, nzi ko bafite inshuti nziza y'umumaro, ariko namwe mujye mumubera inshuti nziza. Ni ukuri Nusura ni umwana mwiza. Nawe yari ahari, ubwo nyine umva bamfashe examen zose zishoboka. Twagiye hariya mu Kiyovu, ibitaro harya ndabyibuka, sindi kwibuka izina. Tugiye hariya mu Kiyovu, bamfashe ibizamini byose bishoboka. Ewe banambaza ibintu byo gutwita, ndababwira ni wapi, ntabwo nwite. Barapima ibintu byose, basanga nta malaria, nta ma infection, nta kintu na kimwe. Tubabwira ukuntu bimeze. Umumama waho abarambwiye ati ikintu ukeneye rero ni ukugenda ugafata iyi miti kugabanyiriza uburibwe bw'umutwe, ukarya ukanaruhuka, kuko nta kindi kibazo ufite, ni ibyo ngibyo. Bampa imiti ndayinywa, yari imiti y'iminsi 5. Yari imiti y'iminsi 5, ndayinywa ndayirangiza. Ku munsi wa 4 kabisa nari mfite imbaraga zo kuba nanakora ibintu byose bishoboka, kuko uwo munsi mfatwa n'umunsi ukurikiraho wa 2 n'uwa 3 nta mbaraga nari mfite. Bikavuze gutya ngo
nta mbaraga nari mfite, mba ndatashye. Kandi ubwo kutarya neza kwanjye ngo mba ndi kugira ngo ndashaka kugabanya ibiro, ariko ushobora kwishinga urabizi, ushobora kwishinga ngo kugabanya ibiro ahubwo ugasanga ugiye kwishyira mu bibazo. Kuko nari naratangira gufata regime yanjye nk'isanzwe yandi nababwiye, ahubwo niha nyine ibintu byo kugabanya ngo ibintu ndya nkaba ubwo ndiye ari uko nshonje cyane numva nanjye nko kugira agasereri, ibyo byose kandi ni bibi. Ariko ubu ngubu ndashaka kuzafata regime yanjye, sibyo ndashaka kuzafata regime yanjye niyo nabonye itagira ibibazo. Nuko byari bigenze uyu mwaka. Nshimira Imana ko byibura uyu munsi tariki 22 ndamahoro, usibye iwacu nyine abantu bose barwaye grippe, ariko ni mu bantu benshi nabonye ahantu henshi byuzuye. Ariko ubundi nta bindi bibazo bidasanzwe bihari. Icyo nari nagize cyo kurwara nacyo cyarakemutse, haciyeho hafi ibyumweru 3 narakize meze neza nta bibazo mfite, sibyo vuga. Murumva rero namwe abantu mwarwaye, byaba byoroheje cyangwa bikomeye, ariko kugeza uyu munsi mukaba muri amahoro, mushimira Imana. Ikindi kandi nimba hari n'abarebye iyi video wenda bakirwaye, Imana iborohereze ibahe gukira, sibyo taleha. Kandi nawe Imana gukize grippe, sibyo? Vuga amina. Reba hano mumbwire uyu mwana w'umuhungu ngo ni taleha, ngewe mbona sana mutabaza, kubera ko we atari n'inzobe cyane nka wa wundi, mbona basa cyane. Ikindi abantu bazi mama wanjye bavuga ko nawe basa, abantu bazi musaza wanjye bavuga ko nawe basa, hari n'abavuga ko nanjye ngo dupfa gusa. Mwumva abantu bose asa nabo, asa n'abantu benshi, ariko mumbwire niba hari umuntu unkurikira uzi mama wanjye, ambwire nimba abona basa, cyanze kuba kubeteraho agafoto ka mama wanjye, mubwire nimba basa. Taleha usa nande, usibye ko yitonda nkandera. Musaza wanjye aritonda, ntabwo nyine azi kuvuga cyane, byo kuvuga ngo ahantu ari ngo baba bari ngo kuvuga cyane ngo haba hari urusaku, hoya akunda kuba acecetse nyine, yatera blague n'abana aziranye nabo, ariko ubundi aba yitonze pe. Nzi ko nanjye ndusha kwitonda, nubwo nanjye kwitonda ubu muri iyi minsi byanjabutse ntakitonda. Habaye iki wa muhungu? Akira ngwino papa, ego ubutaha ninde wabyutse uri kurira? Ubutaha nzabaha video Imana ninshoboza, barimo bose ari 3 cyangwa se ari 2, murebe ukuntu ubu ngubu igihe bagezemo ukuntu ari cyiza. Nk'ubu afite ino rinjete, undi arahayishaka arayimwaka, byamunanira akarira, cyangwa se wamutereka, wagenda ngo wamutereka wagira ngo ni amata cyangwa ni ibyatsi. Mikail ako ntabwo amaze ibitoto. Warushe ngabakira ugira ikintu tubwira. Umunsi bambaye nk'abashima, none biri ku neza. Hari abantu bambajije ngo nimba ngo Latifa ari we udoda nyine imyenda ye acuruza. Hari ubwo yakudodera, hari ibyo yabasha kwaka akiri kwiga, hari n'ibyo atabasha.
ariko n'uyu mwenda nambaye n'uwa Latifa nawe yagize, n'uwa Latifa mu myenda yiwe akora. Reko nari mwiza, nambaye nk'umushinwa. Ubu ugenda umushinwakazi muri aka kanya. Ninde uri kugusetsa? Ninde uriya? Uragwa uko nararamye uragwa. Icara neza. Ngavuga akantu kamwe uhite wigendera, sibyo? Sibyo? Talha. Urabizi ko ari wowe Talha? Yego. Ukuntu nde? Uvuga ngo bye. Vuga bye ugende umuntu. Nawe icyo ushaka? Vuga bye. Wabonye umwana? Ninde uriya se? Vuga ngo hano wa? Uriya? Barasa byataye. N'agahanga. Si usa nawe kurusha undi wa mbere? Biragaragara cyane. Hano wa? Yo, Sheri. Uriya mukobwa barasa cyane. We birigaragaza. Ibaze kubona umuntu ataza akahita arira, shani bibi. Vuga bye. Uzagaruke, sibyo? Wakoze kwakira ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha. Ushimira ababyeyi bawe baguhaye uruhushya ukaza hano, sibyo? Batubwirire ngo turabakunda. Ubabwira. Yego. Aho uri hano dusezere. Wowe ugende. Sibyo? Sibyo Talha? Ngwino. Sibyo? Vuga bye. Hamagara kandi. Muhamagara. Ibekeze ngukubise. Ibekeze. Bye Talha. Genda. Ngwino utware Talha. Ita. Ushaka kwigendera mu nzu? Ndaje tugende. Talha yagiye. Abantu mwifuzaga kubona abana banjye, ubu simaze kubereka abana 3. Hasigaye umukobwa umwe ari nawe mukuru mu mpanga. Ubwo nawe nzamubereka, ariko warakubagana. Arakubagana bya bindi bya mama yake. Nifuje rero kunyura muri comment nkeya ku kiganiro n'ubundi nakoranye na Mikael turi guteka amandazi. Hari umuntu wanditse ngo uwo mwana niba yariye yanahinduriwe. Ngo wamushyize aho asanzwe akinira, ubwo ahanutse koko. Nawe aba akeneye gukinira aho yisanzuye. Ubwo se nari bubu ako comment ni nziza, ariko hari comment umuntu yandika ukibaza
nimba nyine wenda yapfuye kwandika cyangwa yabanje kuyitekerezaho, ntabwo nari bumushyire hariya ngo nindangiza nyine mere nkaho adahari, ntabwo byari gukunda. Kuko buriya umubyeyi noneho w'umugore ku mwana we aba ari ibindi bindi, ntabwo yagwa, kuko buse n'iki hariya nari mfite kirusha agaciro umwana wanjye, nta na kimwe. Icyo cyari bumeneka ahubwo umwana wanjye ntagire ikintu aba, nari bukire. Iyo mbona agiye nko kugwa nari bumuramira ibindi bikangirika, ntabwo yari bugwe rwose. Mama wa tatu, kubera iki utwereka umwana umwe? Ni ukuri n'abandi uzajye ubatwereka, uzadukorere video muri kumwe mwese na Kame. Iyo video Imana nishoboza kuri bonane ngomba kuzayibaha. Y'abana bose Imana ishoboze bazabe banakize gripe, kugira ngo muzabone ukuntu nyine baba bameze neza iyo bari kumwe bose. Kubera ko iyo barwaye gripe abana murabizi bariyenza. Nuriya ntabwo dutindanye, yari yarambiwe. Ndaje yari yarambiwe. Utari hamusubizeyo muragwa shawe, musige yicaye uzubitware. Amushyize mu ntebe. Kami rero umwana wese uguwe baba bari kumwe, sizi ukuntu bigenda. Ari nk'ukuntu amufata nyine akamukinisha nk'aho bangana, ugashiduka wumva ngo baguye. Iyo video Imana izanshoboze nzabe ndi muri mood nziza, nzayikore. Video nifuza kuzakora uriya munsi ko ari nka 100, ni nyinshi bya hatari. Imana izanshoboze nzikore abantu benshi. Shamana ngo pucu bitwa ndaje kandi gukora, urabizi. Ndumiwe koko. Ngo pucu uyu mwana asa na mama we pe, cyane ukubera inzobe n'ukuri ntago dusa. Hari umuntu wanditse ngo ibyo biryo by'abana ndabona haburamo akantu k'icyatsi. Nongeye mbibasubiriremo, ntago abana banjye ibiryo bariye kino cyumweru ari byo bazarya ikindi cyumweru, birahinduka. Rero hari igihe bishobora guhura nuko uwo munsi wenda harimo imboga cyangwa ntazirimo, ariko ubundi barazirya pe. Imboga ni ingenzi mu buzima. Hari umuntu witwa ngo Teta yaravuze, kandi abandi sinagiye mvuga amazina yabo, ko nanjye narasaza. Shaho uzatwereka abana bose sheri icyarimwe, nzabikora pe. Umuntu witwa Chantal, uri umudamu nemera rwose, ufite ubwenge kandi ntabwo wirata. Nakurikiranye show mwagiranye na Yago, yari sawa. Gusa ndashaka ko uzadukusanyiriza inkuru kuri wa mudamu. Uwo uraza kwita umenya umudamu wanditse, wavuze ngo si ubu mbikozemo mbijyana he ko. Ubu urakoze cyane, comment yawe ni nziza, ariko nimubona hari ibintu bije bivugwa ku muntu ntabivugeho, nk'abantu mumukunda mumushyigikira mukabona atabivuzeho, mujye mumenya ko aba atashatse kuba kimwe n'uwo muntu nyine wagiye kuvuga ibyo bintu biba bidafite epfo na ruguru. Njyewe rero ikintu icyo ari cyo cyose cyamvugwaho simubone nanjye nkivuzeho, buriya guceceka buriya ni igisubizo cyiza, kandi birangira nta muntu umenya ikintu kiri mu mutima wawe, si byo byiza? Rero mu gihe ibintu ubona byashyushye, byaciye ibiti n'amabuye, urabireka bikaba, nyuma y'umunsi umwe uwa kabiri ntabwo biba bizahageza, bihita birangira. Mumbwire ikintu mwaba muzi cyabaye hano mu Rwanda
ngo bavuze umusitari runaka cyangwa se ngo bavuze ibintu runaka bikamara byibura iminsi 5 bakibivuga ari byo bintu bitrendinga byonyine mu bimbwira ntabibaho babishyuhira umunsi umwe cyangwa 2. hari umuntu wanditse ngo warubwiye birahari ibihe byayagura Brian ako asabura igitaramo ako eka ntacyo da byo bimaze iminsi cyakora ariko uzi imbaraga twabyumvanye ku munsi wa mbere ntago ari z'ubwa kabiri tubyumva shaba bifite imbaraga nyinshi cyane. hari umuntu witwa Iragena ngo ariko Michael akunda imirimo we. Ese ko ukunda kutwereka uwo wenyine niwe ugira amahane aba yanze ko umusiga cyangwa niwe ukunda cyane gusa barakuze cyane ntago wamenya ko ari batatu ibi bigaragara byo ubitaho bihagije ngo ibi bigaragara byo kubitaho bihagije. Umuntu yitwa Tuyisenge umva umuntu wese ugeze iwacu iyo akibona abana ahita avuga ati Imana ibaha amafaranga kuko abana banyu mubitaho kubona abana 3 bangana gutya usibye ko umukobwa watabyibushye nkabo betse nzamubereka abahungu bo barabyibushye ariko mu by'ukuri turagerageza kubitaho urumva gufata umwanya ugatekereza ku kintu abana bari burye ukagihindura kwa mbere kwa kabiri ikindi kwa gatatu ikindi kwa kane kwa gatanu kugeza ku cyumweru icyo cyumweru kikavaho ugashyiraho ikindi nuko uba ukeneye ko ibyo bintu bigira ikintu bimarira umwana wawe apana kwitwa ngo yariye ngo igifu yacyujuje araryamye ntago ari kurira ni byiza nyine gufata umwanya ukavuga uyu mwana namuzanye ku isi atabinsabye ngomba rero kumukorera ibyo nshoboye. hari igihe udashoboye kumukorera ibindi bintu bikomeye ariko hari ibyo ubushoboye kandi nabyo bikomeye cyane byibanze abakeneye mu buzima bwe. Ndabashimiye namwe rero mwabonye ko hari imbaraga nyinshi twashyizeho tukabitaho usibye ko atari natwe twenyine tubyishoboza Nyagasani aradufasha akaduha n'ubwo bwenge bwo kubasha kubitaho bikanakunda bikayoboka n'imibiri yabo. hari uwitwa ngo gira amata ngo amandazi arimwo ngo imisemburo pakimaya ngo reka nyige hano nzakubwira uko byagenze gusa ndagukunda cyane naye ndagukunda uzabigerageza umbwire kuri nimero yanjye kuko ushobora wenda kuzabishya ku kindi kiganiro simbibone ariko uzambwire kuri nimero yanjye. hari n'abantu bagiye bateka imiceri ngakora nayitetse bakambwira. Nakiruta Imana yaravuze ngo Allah ajya guha kurama amina. KECAPU wacu ugira amahane muri bamenya amahane ariko ni meza rimwe na rimwe ari igihe ajya atuma abantu batamenyera abandi cyakora nk'iyo umuntu atangiye kuzanaho ibintu by'agasuzuruguro kadafite epfo na ruguru ndayagira pe ariko utanyenjejeho ntabwo wapfa kuyabona. hashira n'imyaka n'10 tuziranye rwose utarayambonaho kereka umenyereye cyangwa ukamenyera umuntu wanjye sha aho pe. abantu benshi n'ubundi bari kumwe nzabereke kami ngo n'abandi bana uyu munsi tale hamuramubonye ubwo hasigaye Halwa nawe nzamubereka uwo mwumva uri kurira niwe mva afite grippe nawe we ntabwo nari bumuzane mwari kumirwa. hari umuntu ndabona ari imibare ntavamo ukuntu ingana ntago ari izina ririho yarambwiye ngo ufite ngo umwana mwiza kabisa uzatwereke n'abandi nzabikora. urakoze cyane KECAPU ndagukunda cyane Imana iguhe umugisha amina kandi imigisha munsabira namwe Imana igiye ibaha. Ngiye abantu banyifuriza ibintu byiza nanjye ndabibifuriza niba wumva unyifurije ikintu cyiza ujye umenya ko nanjye nyikwifuriza. Imana rwose ijye bamera ibintu byiza. hari umuntu witwa Bahire Aline
ngo hey uzatwereke uburyo utegura abana ifunguro, uzatwereke uburyo utegurira abana ifunguro, murakoze, ndetse n'amasaha uri baheraho. Okay. Aka nari nabivuze, saa sita nibwo barya, mu gitondo biterwa n'igihe babyukiye, ariko saa sita nibwo barya. Ubwo iyo batinze kubyuka bakabyuka saa 4, bafata ibintu bikeya kugira ngo saa sita baze kubasha kurya, kuko saa sita ni saa sita nyine, ntabwo gipfa guhinduka. ngo ariko kwita umwana ngo Michel, umwana yanjye yitwa Mikael, ngo wari gufuma wongeraho akandi kari sexy, kumvikana neza amazina agezweho y'ubu. Ntabwo nari kumwita amazina wowe ushaka, bihangane, namwise ayo ngiye na papa we dushaka, yitwa Mikael. Kandi ntabwo abana bacu aba ari ansambure n'abana b'abandi, ku buryo tuba twarapinze nyine, ku buryo umwana avuga ngo bari abana niba bahuje amazina ngo bimwe barabizi byasambura abana bapinga. Twamwise Mikael. Abakristu bavuga Mikael. Niba buriya kwita umwana izina rifite ubusobanuro bwiza, hari ikintu bimara mu buzima. Nimugapfe kwita abana amazina mutazi ubusobanuro bwayo, kubera ko rifite ikintu kinini riba rimugize, kinini cyane, ariko kinini pe. Biramukurikirana. Hari nk'igihe wita umwana wawe ikizina cy'ikigenurano kibi, arapanshika neza bikaba bibi. Ni byiza rero kwita abana banyu amazina meza, yaba ay'ikinyarwanda yaba amazina atari ay'ikinyarwanda, agomba kuba ari meza. Umwana umwe ko ari we werekana gusa, n'undi muramubona abana, ni ibyo ngibyo. Comment ni nyinshi cyane, ntabwo nari buzisome zose, nari kubarambira, nabarambira kakahava. Ikintu nari ngiye kubabwira ubundi buharya ni iki? Ubwo ngubwo ibya comment birarangiye, turi kugana ku musozo w'ikiganiro nari nabateguriye uyu munsi. Nuko nguko Nyagasani yabinshoboje, nicyo kintu nabateguriye kugira ngo murebe umuhungu wanjye wa kabiri. Nari mvuye gufatira amanota umukobwa wanjye Kami, ubu mukanya gushaka ahantu mujyana mbere yo gukomeza iyindi mirimo nateguye muri uyu munsi. Nanasaba Nyagasani ko yanshoboza ikaba yagenda neza kurenza uko ngiye mbyifuza. Ikindi, uyu mwaka tugiye kujyamo, Nyagasani dushoboza tuzawugeremo, ikindi tuwugeremo amahoro. Ndifuriza buri muntu wese unkunda kuzaba umwaka we akawuboneramo ibintu byose yifuza mu buzima bwe. Utarabona urubyaro, Imana irumuhe muri uyu mwaka tugiye kujyamo, mbega tuzave nko muri uyu ngo yatwite abyare muri uriya. Utarabona amafaranga yifuza yabone, udafite akazi akabone, udafite amahoro yo mu mutima yabone, udafite umutima utuje wifuriza bagenzi babo ibyiza, Imana iwumuhe. Imana ihe buri muntu impinduka nziza muri we. Rero muri kumva nanjye mfite gripe, ntago mfite utubaraga duhagije two kuba nababwira ibindi bintu byinshi nashakaga kubabwira uyu munsi, ariko reka mbe amagambo nyagabanyirije ahangaha mbe nshiyeho. Ejo bundi nzabaha iyindi video, Imana imfashe nzabe nakize ndi kuvuga neza, muzambwira. Imana ibarinde, mwakoze kudukurikira njye n'umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye.
nta kindi, bye.